rero kurangiza k'umugore urangiza bitewe n'uburyo umugabo yaguteguyemo n'uburyo yakurongoyemo. Vuga ngo nimba imboro idasiramuye ntago n'ubundi na mbere zitarasiramurwa twarazikoreshaga, hako haba harimo uburyohe bitewe na nyirayo. Ngabo wenda wanje cyangwa se twaba turi kumwe twishimanye muri ako kanya afite imboro isiramuye, niyo mpamvu aricyo kiza cyayo. Nkanjye ku giti cyanjye imboro idasiramuye sinayemera, ifite umwanda iryoha neza uburyo bimezemo. Imboro rero iryoha imboro isiramuye, yaba ndende cyangwa ikaba ngufiya biterwa n'uburyo bayikoreshejemo. Hagati aho rero ntabwo biterwa n'ubwoko bw'imboro, ubwo biterwa n'umuswezi wa nyawe. Hagati aho rero n'imboro niyo yaba idasiramuye nabwo ishobora kuza bitewe n'uburyo umugabo yaguteguyemo, nabwo akakurongora ukishima. Ushobora kuza akakunyaza cyangwa se akagucumita bitewe n'uburyo yaguteguyemo tu. Sasa abantu benshi bakunda kumva ko imboro isiramuye ariyo mboro nziza iryoha cyangwa se ariyo mboro barongoza neza, ariko tu n'imboro idasiramuye nayo nta kintu itwaye. Umuntu ashobora kuza akakunyaza bitewe n'uburyo yakunyajijemo cyangwa n'uburyo yaguteguyemo, warangiza ukaryoherwa ukarangiza ukishima. Kimwe nk'uko n'imboro idasiramuye nayo isiramuye nayo bitewe n'uburyo na nyirayo ashaka kuza akakurongora nabi, nabwo ntiwishime. Rero kurangiza k'umugore urangiza bitewe n'uburyo umugabo yaguteguyemo n'uburyo yakurongoyemo, ntago impamvu ari iyo ngiyo tu. Imboro idasiramuye hari ukuntu ushobora kuza ugafata umugore ukamutegura neza bitewe n'uburyo imeze, nazo ziratandukanye. Hari imboro ziba zidasiramuye ari na nziza, nazo ukaba warongorwa nayo ukumva uraryohewe tu. Ubwo rero hagati aho vuga ngo nimba imboro idasiramuye ntago n'ubundi na mbere zitarasiramurwa twarazikoreshaga, hako haba harimo uburyohe bitewe na nyirayo n'uburyo ayikoreshamo. Hari ukunyaza, hari ugucumita bitewe n'uburyo. Kiza nanone cy'imboro isiramuye nuko tu umugabo iyo yibonye ibifite isuku cyane, yayishyizemo mu gituba igenda neza, yanyaza nta ibindi bintu wumva ku ruhande cyangwa se iki. Gusa nicyo kiza cy'imboro isiramuye, iyo umugabo yayikurongoje nta myanda yindi bisigira, kandi ikindi cyawe kiza kujya mu gituba biroroha, kandi umugabo aranayikurongora ukumva urishimye, nta kintu utakora mbese no kuyonka wayonka. Ariko ikibi cy'imboro idasiramuye rero ibifite imyanda myinshi. Yewe n'ubu ngubu n'umugabo rwose ufite imboro idasiramuye ntabwo yangera imbere. Mu gihe imboro idasiramuye yo umuntu ashobora kuyikurongoza hakaba harimo n'imyanda myinshi, cyangwa akayikurongoza kwa kundi bitashyutswe ngo ihagarare neza, ugasanga inyuma hariho igihu gifite umwanda tu. Ariko umugabo byibura ufite imboro isiramuye, niyo yaza ufite n'umugabo tu ukayibona ukuntu isa, wanamuca n'inyuma bitewe n'uko uyibonye isa. Ariko umuntu ashobora kuza afite imboro idasiramuye akubwira ati nje kuguha amafaranga cyangwa ndagushaka mu buryo ubu n'ubu, ariko wayireba byonyine bitewe n'uburyo idasiramuyemo ukavuga ati ntabwo nakwemera, sinanabikora. Cyane ko njyewe nk'umugabo wenda wanje cyangwa se twaba turi kumwe twishimanye muri ako kanya afite imboro isiramuye, niyo mpamvu aricyo kiza cyayo. Nkanjye ku giti cyanjye imboro idasiramuye sinayemera, ifite umwanda, nta nubwo nshobora kuba nakorana nayo. Ariko byibura imboro isiramuye genda yemera, ndanayikunda cyane, ariko imboro idasiramuye ngewe ntabwo yangeraho. Muri aka kanya rero tugiye kuganira kuri pozisiyo nziza iryoha. Ni nyinshi ziratandukanye, ariko pozisiyo 3 ngewe nizo mbashije kumenya ziryohera abagabo cyangwa se zikaryohera n'abagore. Tuya mbere hari uko uryamye umugabo akakurongora uryamye, cyangwa se akakwicaza akaba yahina amaguru gutya akakwicaza, cyangwa se akaba yanakuna gutya akaguturuka inyuma. Rero agataho mu biganiro nsanzwe ntanga ikiganiro cyo guca imyeyo, ngewe ndagikunda cyane. Nk'umwana w'umukobwa iyo umwigishije guca imyeyo yageze mu rugo rwe, nta bundi bunenge umugabo yamusanga, cyane ko yaciye imyeyo cyangwa se akanaribora nk'uku kwanjye, usanga bishimishije umugabo kurusha. Ubundi ni umuco twasanze ngo umukobwa wariboye ngo umukobwa waciye imyeyo,
twakuze natwe tubisanga, ariko twaje gusanga n'ubundi uburyo bwo guca imyeyo umukobwa aba yambaye, ndetse ikindi yashimisha umugabo mu buriri. Giza amatsiko. N'umukobwa ari wowe byongeye cyongeye cyane mpuzabitsina. Bafite amazi menshi cyane. Ubu nawe kabisa ni nka robine. Yohana ni isoko. Kuzana litiro zingahe dusobanura ibyo kaje kandi kakuze. Asanga kana arenga ari nk'ibasi. Terwa n'uburyo wishimyemo. Ariko hari n'uwakishima ntayabone na make. Niyo mpamvu rero na kare nahoze nkubwira ati harimo abakobwa bataryoha. Ntawe wizeho kuryoshya. Sana. Iyo nyara cyangwa niyo atanyara ukuntu baryoshya. Mbizi yuko umukobwa aryoha anyara. Umukobwa uryoha anyara. Mbese umuntu wese unyara nuko agomba kuba yaracimiye cyangwa n'utaracimiye ntashobora kunyara bitewe n'umubiri we. Ashobora kunyara, ariko mu buryo bwo guca imyeyo umukobwa utaracimye ashobora kunyara ariko ntashimisha umugabo nk'umukobwa waciye imyeyo. Bakanyara bitandukanye. Unyaza uri gukora ku mishino iyo waciye imyeyo, bikarushaho umugabo akarushaho kuryoherwa, ariko iyo utayiciye yaryoherwa gute se? None se yenda gutuma mutingira ibibazo muri studio. Imishino ngari kwikuza. Ese imishino miremire n'imigufi imyiza ni iyi? Terwa n'urugero wagejejeho. Nyine ngaho dusobanura urugero rwiza n'umushaka kugeza ko bati n'urugero ni rwiza ku muhungu umugabo uzarongo. Urugero rero ntago ngewe nakubwira ngo haraho imiremire cyangwa hari imigufi. Ahubwo ikintu cyiza ni ukuba umukobwa yarayiciye, yaba migufi cyangwa miremire atambaye ubusa. Sister rero mukagenda babisobanura mbere ko dusoza ho gatoya, watubwira uburyo ki imyeyo bayica ubundi yacibwa gute cyangwa se umunsi bayica gute? Uburyo imyeyo rero icibwamo, nk'abana b'abakobwa bageze mu myaka 13 cyangwa 4 twaragendaga kera tuvuye nko ku ishuri tugaca nk'ahantu mu gashyamba, hanyuma uburyo bayicamo ukamura abakobwa nka 2 cyangwa se 4. Niyo mwari kuba muri 5 muri igiharwe mwarabikoraga bigakunda. Umukobwa umwe wenda akaba yaza akicara aha akakureba, n'undi akicara hano mukarebana, mwarangiza buri wese uburyo twayicagamo, buri wese yafataga imishino y'undi akagenda kurura gake gake kugera ubwo ubwa mbere urababara ariko ugenda umenyera, akagenda kurura gake gakeya, nejo mukongera, nejo mundi mukongera paka imyeyo urugero wumva ushaka cyangwa se ruzashimisha umugabo urugezeho. Ubwo buryo twayicagamo. Okay. Dusoza rero ngira ngo umuntu arukukiye wese yumvise ko ibyo bintu bikorwa, yaba umukobwa yaba umudamu utaraciye, buriya n'umudamu ashobora kwayica bigakunda akuze. Muri iki gihe hasigaye haraje ikoranabuhanga, hari imiti basigaye bagurisha bakaba bayibaha wenda ikagenda ikura, ariko bundi amahirwe yafatirana ukiri mu butoya.